tukavuga ngo kumurekuranya kuba perezida ahubwo nibwo ubutabera bwaba butanzwe, ni nabwo ashobora kugira uwo abwira ko ibyo yarakurikiranyweho bimeze gutya kugira ngo n'undi abashe kubyirinda. Ariko nyakubahwa nimuza kureba ingingo ya 80, ingingo ya 80 navuga ngo umuntu ukurikiranywe ashobora no kugira ibintu ategeko turasa kuri urukiko rwarekura Moise rukamutegeka ibyo yubahiriza, harimo kutarenga umujyi wa Kigali yabyubahiriza, harimo iki ntabwo ashobora gutoroka. Ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha buravuga ngo pasiporo ye barayifite, yaturekera nyakubahwa perezida. Imipaka y'u Rwanda iracunzwe neza, ntabwo Moise ashobora kujya gutoroka, pasiporo irafunze. Muze kureba ibiri mu byafatiriwe, pasiporo ye iri mu maboko y'ubugenzacyaha. Umushinjacyaha yavuze ko Moise hari itangazo ngo yashyizeho. Moise, iryo tangazo reka bari unyisubiriza icyo kibazo, ngo hari itangazo washyizeho uvuga ko ufite umurima w'urumogi muri Nyungwe, ariho urusarura ukarunywa. Nyakubahwa, iryo tangazo ntabwo ari itangazo nk'uko bisanzwe bimenyerewe ku rukuta rwanjye rwa Instagram. Ni urukuta nkoresha nshyiraho draft cyangwa se ibihangano bimwe muri script bigize ibyo banandika cyangwa se mba nkimanipulating. Iryo tangazo ntabwo nashyizeho rivuga ayo makuru. Ayo magambo se byibura wayashyizeho atitwa itangazo, ariko akaba ari aya magambo wayashyizeho. Yenda nazasobanurirwa uko ameze, ariko ntayo nashyizeho. Metero we wari wasoje ko nagasoje nabihangana ngasoje kuko nari ngeze kuri iryo tangazo kugira ngo turitange kwese mawe dawe ni yaryibukaga. Nyakubahwa mbamenyeshe ko wenda impamvu atabyibuka, iyi dosiye we yaratarayibona, njye nayimenyeshejwe saa 2 z'ijoro. Njye nabashije kugenda ndeba ibiyigize, ariko icyo bita itangazo nyakubahwa ngiki hano ndeke tukibasomere n'abanyarwanda bacyumva. Niba wumvamo ijambo urumogi, dusome n'umwe. Yaravuze ngo itabi ntabwo ari ikiyobyabwenge, itabi ryitwa itabi, aranasurinda ryitwa itabi, ni igihingwa nyarwanda ryera mu murima wanjye. Itabi ndeza ngasarura n'amasoko nkuramo indodo zikora imyambaro. Iki nta hantu yigeze akoresha ijambo urumogi. Riguteye ubunebwe se kurisoma ko hari uri mu bisomo gahita ibyo hasi nuko bari bageze ahantu akagenda ashyiraho ngo you can smoke weed in Rwanda, the only made in Rwanda with to Rwanda new organic consumption sustainable. Iki ahantu avuga mu ijambo urumogi. Weeds bivuga itabi. You can smoke weeds in Rwanda. Weed bivuga itabi. Ntabwo bivuga itabi. Weed bivuga imbuto, urubuto urwo ari rwo rwose. Urwo ari rwo rwose rukiri mu buryo bwa veri, bikiri muri veri, cyose kiba cyitwa weed. N'ibyatsi cyane uri gushaka kuvugira rimwe. Icyo nashaka gusurinya ni uko ubushinjacyaha bwite ikintu cyose kivuzwa aha ngaha ngo ni urumogi, kandi itabi turabizi riracuruzwa mu Rwanda, rirahaba, turarisanganywe, nta kibazo. Isigara, intore, semu zirahari n'ibintu. Ariko uyu uraguma uzirikana ibyo wari ugiye kuvuga. Nagira ngo nsoze hanyuma aze gukora nusa. Okay, naza gukora Nyakubahwa perezida, icyo twavugaga mu by'ukuri nta mpamvu zihari zikomeye zatuma Moise akurikiranwa afunze. Nyakubahwa perezida, impamvu mbivuga narindiye ngaragaza impamvu, ariko noneho reka nongereho. Ni ukuvuga ngo barebe na bonne foi Moise yagize yo kutagira ikintu ahakana, akabisobanura mu buryo byakozwe nk'uko n'urukiko rubibona. Nyakubahwa perezida, icyo cyonyine ubwacyo nta rindi perereza rigiye gukorwa. Iyo riba rihari, ubushinjacyaha bwari bunaniwe gukora dosiye subseka ngo buyoherezanye na dosiye yaje mu rukiko. Ni ukuvuga ngo bwagiye gukora kuregera urukiko ari uko bwamaze kunyuzwa yuko iperereza ryabwo ryuzuye ku byo rwakoraga. Nyakubahwa perezida, nagira ngo mbwire n'urukiko yuko Moise muri aka kanya nta nubwo yagombye kwisobanura ku bintu atigeze abazwaho, haba mu bugenzacyaha haba no
mu bushinjacyaha. Ibyo baregeye urukiko turasaba yuko bagombye guhama mu mbibi bakagaragaza impamvu z'ibyo bagira. Ibyo bazashaka kumukurikiranaho Moise ntavuye mu Rwanda bazabimukurikiraneho mu rundi rubanza cyangwa bazabikora ubundi buryo. Hari ubundi buryo bwose bushobora gukorwa, ariko nonaha Moise ari imbere y'urukiko ntabwo yakwisobanura ku bintu atigeze abazwa ngo abishakireho abamwunganira nawe agira icyo yabivugaho. Hanyuma nsoza ku kintu za wenda reka ntaza kurambira urukiko. Icyo rero twasabaga nyakubahwa perezida, sinzi niba mwatwemerera twebwe tukagira icyo dusaba. Icya mbere ni uko Moise ku myaka afite 32 nabigaragaje mu buryo budasubirwaho ko nta na rimwe arakurikiranwa n'inkiko. Tukaba rero nyakubahwa perezida dusaba yuko Moise yafungurwa. Ni umunyeshuri, aratuye, afite akazi kazwi. Moise afite ibintu byinshi cyane akorera iki gihugu nyakubahwa perezida, birimo no kwankadira urubyiruko mu buzima bwa buri munsi kugira ngo bakoreshe ubumenyi ngiro bw'ibyo akora, atoza kugira ngo ejo azagire abanyarwanda benshi bazashobora kuba bakora nk'ibyo akora muri porogaramu ye cyangwa se muri gahunda ye ya motion na Rwanda season. So nyakubahwa rero perezida, twebwe uko tubibona turasanga rwose mu gihe urukiko ruzaba rwiherereye, ni ubusabe bwanjye, mu gihe urukiko ruzaba rwiherereye kandi aribwo bwa Moses, ruzabone ko Moses nta mpamvu n'imwe yakwiye gukurikiranwa afunze, ruzabone ko Moses ari umunyeshuri na n'ubu arakiga mu gihugu cy'Ubutaliyani ntarasoza, yari yaje muri navuga vakanse, kandi ruzabone ko nyakubahwa mu bimenyetso ubushinjacyaha bwazanye butashoboye gusobanura ngo umuntu amarana urumogi, bavuze ngo hari raporo y'abahanga. Ruzabone yuko ubushinjacyaha butashoboye no gusobanura yuko mu iminsi kantite runaka yagombye kumara iminsi runaka, ariko wenda kugira ngo norohereze urukiko kambwire urukiko yuko urumogi rwagombye gushira mu muntu ubwoko ubwo ari bwo bwose, tutagiye muri detaye kubera yuko ntibigeze bazipima, ariko rumushiramo mu gihe cy'iminsi 90 mu buryo tekinike. Nyakubahwa perezida, mu gihe urukiko ruziherera ruzarebe pasiporo ya Moise rubone rumushiramo, yego, mu gihe cy'iminsi 90, mu gihe cy'iminsi 90 urumogi barushizemo umuntu nibwo udashobora kurubona, babikwandikira uko bivuze. Yego. Noneho mu gihe rero mu gihe urukiko ruzaba rwiherereye ruzarebe pasiporo ya Moise rurebe ko ari bwo yaraherutse mu Butaliyani mu kwezi kwa gatatu, iyo minsi ntabwo yari yagashize. Nyakubahwa perezida, nkanabisanisha n'icyo mugenzi wanjye yasobanuriye urukiko ku buryo ntasubirwaho, agaragaza yuko hariho n'urubanza rwabifasheho icyemezo kandi twafata nk'urubanza rw'ikiko. Ibyo rwose byumvikanye, sinagiye mbere ko ibyo muvuga mbyumva se ni ukuri pe. Yego. Wavugaga wasubizaga gusa ku kijyanye no kuba yakurikiranwa adafunze, nabyo wavuze ko musaba ko yakurikiranwa adafunze kubera ko ntabwo ari mu bwa mbere, ntabwo arigera akurikiranwa n'ubutabera, ni umunyeshuri ugikeneye no kugira ibyo yigisha urubyiruko birimo no kwagura ubwo bumenyi ngiro. Byumvikana ko kumufunga byaba bisa naho atari we umuntu yaba arimo, ahubwo ari uguhima urwo rubyiruko. Urumva se ntabyo? Ni ukuri urukiko rwabyumvise. Wenda ahantu nashaka kuvuga kugira ngo kumvikane kataza kubona nko gutandukira, icyo nashaka kwerekana muri rwa rubanza ni uburyo kantite bagaragaje uyihuje n'igihe koko yaviriye mu Butaliyani nkuko yabyemereye, rwaba rukimurimo ni kantite iri hasi cyane, hari abagera na za 700. Ndumva nshaka gusoza ariko ntabaniganye ijambo, donc ari ukuntu wamujya ahari ntabwo umuntu yabyumvise, ariko nabyumvise rwose birumvikana, yaba iby'ubushinjacyaha bwavuze, yaba no kwiregura kwa Moise namwe mu mwunganira, ndabyumva kabisa. Ndabashimiye nyakubahwa, ngira ngo mugenzi wanjye yasubira. Nanjye reka mubwire nyakubahwa perezida, ntabwo ndi bujye mu bintu byinshi. Mubajije ubushinjacyaha ko tureba ku cyaha cy'inyandikomihimbano n'ibiyobyabwenge bisa naho iperereza ryarangiye, ni iki kindi mushakira gufunga Moise? Icya mbere bavuze ni iki kirebana n'itabi
bitagura umujyi ndabona cyasobanutse. Ariko hari n'akandi bavuze nyakubahwa perezida ngo bamaze kubona ibivugiwe hano mu iburanisha ngo basanze bagomba no kumukurikiranaho icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha uko bavuze. Nyakubahwa perezida nimuza kureba mu bibazo bya Moise ngewe mwunganiye wera ko frere ntago yarara ariko yabivuze reka mbere icyo nari ngiye kuvuga we yarakireguyeho ariko sinako kiri nyirizina. Iki cyaha cyo gukwirakwiza ibihuha ngiki yarakibajijwe bagikozeho iperereza basanga nta kiriho bagiye kurega baregera ibirego bibiri byonyine. Bivuze ngo Moise yarezwe ibyaha 4 harimo gukwirakwiza ibihuha, inyandiko mpimbano, gukoresha ibiyobyabwenge n'iki baranye no gukwica mu mategeko ya immigration aribyo bitaga bira bya passport. Ariko nagira ngo mbereke ubushinjacyaha barimo gusaba ngo bumukore iperereza kuri iki cyaha ngo akurikirana afunzwe kimukoraho iperereza, nyamara byarakozwe buri kimenyetso ahubwo bemera kumuregera ibyaha bibiri cyashaka kwerekana. Ariko si nicyo ngicyo cyonyine muramubwiye muti kumufunga ubundi cyogura iki kandi kuko birungura iki. Irengingo 36 iyitangira ivugane n'ubushinjacyaha buvuze ukurikiranywe agomba gukurikiranwa adafunze. Iyo ni po ya mbere. Bivuze ngo iriya niyo principe, ibindi byose bivuze hasi ni exception. Kandi exception ntabwo ishobora kuderoja cyangwa ngo izimbere ya principe. Exception na exception nyine. Nimuza kureba mu nyandiko mvugo yakozwe isoza iperereza ry'ubugenzacyaha birabavuze ngo Moise ni urubyiruko ruramureberaho, nanjye ndabyemera nabo barabivuze ngo Moise akurikiranwa afunze kuko ari urubyiruko rumureberaho, ahubwo babivuze nabi. Umuntu ureberwaho aho kugira ngo ujye kumufunga wamurekura akajya kwigisha, akajya mu ngando mu rubyiruko akabwira ati gukoresha ibiyobyabwenge sibyo, kugira gutya sibyo, kugira gutya sibyo. Ariko umufunze yazima nyine na za social media bamukurikiranagaho bamubara. Twe tukavuga ngo kumurekuranya kuba perezida ahubwo nibwo ubutabera bwaba butanzwe, ni nabwo ashobora kugira uwabwira ko ibyo yarakurikiranyweho bimeze gutya kugira ngo n'undi abashe kubyirinda. Ariko nyakubahwa nimuza kureba ingingo ya 80. Ingingo ya 80 navuga ngo umuntu ukurikiranywe ashobora no kugira ibintu ategeko turasa kuri urukiko rwarekura Moise rukamutegeka ibyo yubahiriza, harimo kutarenga umujyi wa Kigali yabyubahiriza, harimo iki ntabwo ashobora gutoroka. Ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha buravuga ngo pasiporo ye barayifite, yatorokera nyakubahwa perezida. Imipaka y'u Rwanda iracunzwe neza, ntabwo Moise ashobora kujya gutoroka, pasiporo irafunze. Muze kureba ibiri mu byafatiriwe, pasiporo ye iri mu maboko y'ubugenzacyaha, bivuze ngo ntabwo ashobora gutorokera. Icya kabiri, ingingo ya 81 kugeza kuri 83, pasiporo ya original na noti cy'igikopi original irabitse mu bugenzacyaha. Ingingo ya 81 kugeza kuri 83 ivuga yuko umuntu ashobora no kwishingirwa, Moise ibintu akurikiranyweho nta muntu yangirije umutungo wenda ngo tuvuge ngo uyu muntu azaza gushaka kwishyura miliyoni ze 10, no, ni ibintu bimurebaho personal. Nyakubahwa yemeye gutanga motion nk'ikigo cye ayoboye, twabashyiriyemo ibyangombwa akiyoboye 100%, yambira ko gifite agaciro karenga miliyoni 3 z'amadolari, hafi miliyari 3 nyakubahwa perezida, kugira ngo nacyo ubwacyo kimwishingire. Aratanga umutungo we nk'ingwate kugira ngo abashe kurekurwa. Ikindi twari dufite umuryango, mu muryango we hari mushiki hano umwarimu muri kaminuza hemera kumwishingira, na papa yari yemeye kuza kumwishingira, ni umubyeyi pasiteri uri muri retraite, ariko yagize ikibazo mu nzira, imihanda yaracitse aturuka iyo za Nyamasheke, agira ikibazo mu nzira. Nawe turemera ko twaza gushyiramo ibyangombwa by'anyakubahwa akishingirwa, Moise akaba yarekurwa agakurikiranwa ari hanze igihe cyose ubugenzacyaha ubushinjacyaha bwamukenerera yakwitaba. Akanyuma nyakubahwa perezida nimuzajya gufata icyemezo muzareba ingingo ya 4 ya code penal. Ingingo ya 4 ya code penal ibuze ikintu cyitwa interpretation analogique en matière pénale. Hano ubushinjacyaha ndabona bubabajwe ngo nukumva ngo inyandiko ya immigration ngo ibaye manitre, nyamara nyakubahwa buretse aho hantu wisubira, ntabwo nshaka gusubira icyo mushaka kuvuga. Kereka niba nababajije kugira ngo mbereke ko
ibyo mu iburanisha ryanyu nabikurikiye nongere ndibasubire ntabwo byemeye rwose ntabwo bisubiramo. ingingo ya 4 y'iteko rya code penale ivuga ko urukiko ruburanisha ku cyo rwaregewe sibyo? Yego. Urumva duruwa twiza atari imwe nanjye nayumva. Yego rwose. None se ubwo ugiye kumbwira ati ibi nibi ntibabiregewe ariko urabizi ko mwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo dusuzuma ibintu bibiri kandi byose ndumva twabivuyeho imuzingo. Moise, urumva hari nk'ikintu cyawe cyakurenganura cyane urukiko rutateze amatwi? asaba kurekurwa kugira ngo niba ari n'ibyo nkomeza gukurikiranwaho bikomeze gukurikiranwa ariko nkomeza n'imirimo yanjye ya buri munsi. Neza. Metero wari wambwiye ngo nasoje nyakubahwa ariko hari clarification nshaka gukora kandi numva wenda mugenzi wanjye nuko yarashyize numva ari ngombwa yuko urukiko mu gihe ruzaba rwiherereye rwayisuzumana ubushishozi. Nibyo twagaragaje ibintu byinshi tugaragaza ibyo dusaba ko Moise arekurwa ariko nyakubahwa mu gihe ruzaba rwiherereye ruzabone yuko mu byo dusaba kwishingirwa bishingiye ku ngingo ya 80 Moise atafatirwa kubera yuko nyakubahwa perezida duhereye ubu ngubu wenda reka tubwire urukiko kubera yuko nta banga ririmo. Moise ni umuntu ugenda ukora amasho yerekana ubuhanzi bwe guhera kuri 26 ngira ngo cyangwa 27 yari afite show ahantu hajya mu majyaruguru yaza no kubyisobanurira. Aramutse rero afungiwe mu mujyi wa Kigali byaba ari hahandi nanone yaba asa nk'aho afunze kandi Moise atarigeze abura mu bushinjacyaha. Wenda icyo twe dusaba nyakubahwa perezida ni uko Moise nk'umunyeshuri none aha wahamagarwa agasubira mu Butaliyani ejo akagaruka akajya i Nairobi mu ishuri, ni uko ikintu cyitwa pasiporo ye kitafatirwa ahubwo akagira wenda ibindi ategekwa. Ashobora kuba yategekwa kujya yitaba ubushinjacyaha wenda nyuma ya buri kwezi cyangwa buri wa gatanu nk'uko bisanzwe n'ibindi byinshi, ariko nyakubahwa ibyo ngibyo tubishyize mu maboko y'urukiko mu gihe ruzaba rwiherereye rushishoza ruzabishishozeho. niyo clarification nashaka gutanga yuko aramutse bwa burenganzira dusaba bwa Moise haramutse hafatirwe pasiporo ye cyangwa agafatirwa agategekwa kuba atajya ku isomo, ni ukuvuga ngo bya bindi yaharaniye mu gihe cy'imyaka ingahe yari agiye gusoza ari muri internship agaruka iwabo kugira ngo atoze urubyiruko akongera agasubirayo byaba bisa nkaho bigiye kuba impfabusa. So ibyo rero nyakubahwa perezida tubishyize mu bushishozi bw'urukiko turabashimiye. Icyemezo kizasomwa ku itariki 15 z'uku kwezi ni ukuva ku wa mbere saa